Menya kandi mu by'ukuri rwose sobanukirwa nyamuneka mujye musobanukirwa sasa mu kwimenya igihe abashakanye babujijwe gukora imibonano mpuzabitsina harindwa ubuzima bwabo cyangwa se hirindwa ko ubuzima bwabo bwajya mu kangaratiti. Sasa imikorero imibonano mpuzabitsina y'abashakanye ni gikorwa n'abantu nyine babiri babyumvikanye. Ibyo rero bigatuma rero umuntu atekereza ku gihe cyiza cyo gukora cyangwa se cyo kubonana n'ubwo nyine mwashakanye. Burya ni igihe hari n'igihe burya mudakwiye guhangara nyine icyo gikorwa harindwa ubuzima bwanyu mwese. Sasa imikorero imibonano mpuzabitsina y'abashakanye rero iba mu buryo nyine butandukanye ndetse no mu buryo bunogeye buri wese. Iyo rero bose burya bakundana bakajyana nyine cyangwa se bakajya inama. Sasa imikorero dore igihe udakwiye gukora imibonano mpuzabitsina nyamuneka mu magambo reka dore ku kintu cya mbere igihe wababajwe n'umunga cyangwa se n'umwunganizi wawe. Igikorwa rero cyo kubona cy'abashakanye ni si igikorwa cy'agahinda ahubwo ni gikorwa mu rukundo rwo kuba nyine wumva utekanye bihagije muri we kandi rwose wishimiye uwo mubana umunsi ku wundi. Kubabara cyangwa se kubabara bihungabanya rero intekerezo z'umuntu zimwe mu ngingo zimugize zirimo ubwonko n'umutima zikure neza. Dore rero uko bihora nyine bivugwa ko kubabara igihe nyine ko nyine cyase byangiza ibyiyumviro by'umuntu. Sasa rero intekerezo mbi burya zikomeza nyine kuganza rero igihe nyine hatafashwe cyase hatashatswe izindi nzira zo kuva mu gahinda n'umugabo n'umubabaro nyine ufite, bigatuma rero utishima cyangwa ngo ushimishe nyine uwo mwashakanye. Sasa rero igihe cyose umuntu ababajwe n'uwo bajyanye muri iki gikorwa burya ntakwiriye kwirekura ngo abakore imibonano mpuzabitsina burya mbere nyine yuko batariyumva yari mbere yo kwiyunga no kubohoka nyine ku byabateranyije, kuko burya ngo gukora imibonano mpuzabitsina nta byishimo hagati yanyu murebana ayingwe burya byabangiriza rero urushako nk'uko bitangazwa nk'icyo bene na choosing therapy. Sasa rero reka tujye ku kindi kintu cya kabiri. Igihe cyose rero urwaye imyanya y'ibanga burya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zikomeza kwiyongera bitewe n'uko nyine abantu batazi akomenya igihe abakwiye nyine kubonana n'abo bashakanye nyamara kwandura birihuta. Sasa rero burya ngo nubwo wakumva nyine worohewe ariko burya ngo utarakira neza si byiza gukora imibonano mpuzabitsina urwaye, kuko burya iyo magambo utakwanduza mugenzi wawe burya ugenda ukwirakwiza rero iyo ndwara mu gihe nyine ibice cyangwa se ibice by'umubiri. Mu magambo ikindi kintu kiba kibi nuko nyine akenshi na kenshi uhura n'uburibwe cyane ku barwaye cyangwa se ku barwaye icyo bita ni urinary infection, cyangwa se ukaba nyine wakwinjiza nyine iyindi ndwara ivuye hanze yatera ibindi bibazo cyangwa se izindi ndwara ako mwashakanye. Ikindi rero kiza ku mwanya wa gatatu wasinze. Burya umuntu wasinze ntabwo aba yikoresha burya nk'ibisanzwe, kuko burya hari igihe nyine yibagirwa n'ibyo yakoze. Igihe rero burya umuntu yasinze aba akwiye nyine kwitwararika gukora imibonano mpuzabitsina, kuko burya kenshi na kenshi harimo igitsina gore burya bibagirwa kwirinda bagakora nyine imibonano mpuzabitsina idakingiye ikabateza ibibazo birimo kwandura indwara, gutwara inda zitateganyijwe igihe n'ibindi byinshi. Ikindi rero burya ngo buri kintu kiba nyine cyiza iyo gikozwe mu gihe nyacyo cyacyo. Sasa rero ni byiza kumenya igihe nyacyo cyo kwishimishanya cyangwa se kwishimanya n'uwo mwashakanye, ariko mukamenya ni byiza byo kumenya nyine igihe mudakwiye kwimenya. Sasa ni byiza kumenya igihe nyacyo cyo gukora imibonano mpuzabitsina kuri mwembe kugira ngo mwishimane urukundo rwanyu rugende neza abantu banjye. Kandi rero reka mbwiye ko mbakunda murakagira Imana.